Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 39, amategeko y'ingenzi ya Regio mu kogeza ivanjiri. Gukomeza, Regio ntigenewe gutanga ibintu, ariko rero umuryango wa Regio ufite andi matwara. Icyo wimirije imbere ni ukugirira abantu akamaro ku byerekeye roho zabo, nta n'umwe isize inyuma. Mu by'ukuri Regio ntiyashobora kugera ku ntego yayiramutse yemeje no gutanga imfashanyo. Ibyo byaterwa n'impamvu nyinshi, ariko dore zimwe muri izo. Kenshi na kenshi abadakeneye inkunga y'ibintu ntibakunda kwakira neza imiryango yiyemeje gufasha abandi mu byerekeye umubiri. Batinya ko rubanda bakwibwira ko batunzwe n'iyo miryango. Kubera iyo mpamvu rero Presidium yakwamamazwa na bene izo mfashanyo, yasanga ari imirimo yari yimirije imbere yarasubiye inyuma ku buryo buteye agahinda. Iyindi miryango gufasha abakene bishobora kwiteza imbere, naho muri Regio ntabwo ari kimwe, ahubwo yaba yisibiye amayira. Naho abari bizeye ko Regio izabazanira ibintu, barabibura, bagahungabana, bagasuzugura Regio n'ikiyiturutseho cyose. Ndetse no mu bakene, ibintu Regio yatanga ntacyo byamarira roho zabo. Noneho izo mfashanyo zikwiye gutangwa n'imiryango ibigenewe, ni nayo ibifite mu bushobozi buhuje n'amatwara yayo. Naho aba Regio ntibabishobora kuko bicishije ukubiri n'intego biyemeje. Presidium itazubahiriza ibi, nta kizamarira umuryango uretse kuwukururira ibibazo. Yenda bamwe bakwitwaza ko umuntu wese ategetswe gufasha abababaye, bemeza ko bitakwitirirwa Regio, ngo bafasha nk'uko umuntu wese yabigirira umukene. Nyamara witonze ukareba wasanga uburyo bwo gukorera Regio budatunganye. Dore urugero rukunda no kuboneka kenshi. Umuntu udasanzwe afasha abababaye atarinjira muri Regio. Igihe yagiye gusura ingo akabona imbabare, uwo munsi yirinda kugira icyo atanga mu izina rya Regio, ahubwo akazaza undi munsi noneho akamufasha bititiriwe Regio. Tudashidikanyije uwo muntu yaba yishe itegeko rya Regio rivuga ko idashingiye ku itangwa ry'ibintu. Buri muntu arumva kuko kwikurikiranyayo ari uburyarya. Ubwa mbere yagiyeho mu izina rya Regio, aribwo abonye yambabare, kandi ni nako abandi bamubonye. Ariko abafashijwe bo ntibatandukanye umuregio n'utari we. Icyo bareba ni imfashanyo bahawe na Regio. Regio nayo kandi niko ibibona. Mwibuke ko umuregio umwe utumvira cyangwa udakurikiza amategeko ashobora kwicira Presidium yose. Wasanga bagira ngo Regio ibereyeho gutanga ibintu kugira ngo babiyivugeho, kandi igomba kuba yaratanze byinshi kandi kenshi. Kubigira kabiri birahagije. Niba hari impamvu yatuma umuregio agomba kugira icyo atanga kubwe, atiriwe yiyambaza Regio, yabigira rwihishwa akabicisha ku nshuti cyangwa ku muryango wabigenewe. Wabona ko ubwo buryo bwo gufasha budatunganye, yaba yihitiyemo ishimwe ry'abantu aho gukunda igihembo cy'ijuru. Nyamara rikaba Regio ntibagomba kwirengagiza ubukene bw'umubiri, kandi ntibashobora kutabubona igihe bagenderera abantu. Bazajya babimenyesha imiryango igenewe gufasha imbabare. Regio nitabasha gufasha abakene kandi yakoze uko ishoboye, bamenye ko atari icyo ibereyeho. Ntawe uyoboye ko muri iki gihe hari indi miryango irimo abantu bashobora kandi bashaka gufasha abo bakene. Twese tuzi ko Imana yishimira impuhwe tugirira abakene tubafasha, ariko si umwete tugira mu kwigisha no kugira abantu inama mu byerekeye iby'ijuru nturuta uwo kubaha ibyiza by'umubiri bishira vuba. Mutagatifu Pio wa 10 mu rwandiko rwo kuwa 15 Mata 1905 ruvuga inyigisho za Kiliziya. Bitewe n'uko ingero nyinshi zerekanye ko iryo tegeko rishobora gusobanurwa ku buryo butandukanye bitewe n'imyumvire ya buri wese, ni ngombwa gushimangira ko igikorwa cyo kugoboka umuntu kidasobanura kumuha imfashanyo y'ibintu, ahubwo ndetse ubufasha bwo kumutabariza Regio ishishikariza abayo kubukora.
regiyo ntiyemera ibivuga ko abaregiyo bahugira gusa mu kuvuga ibyerekeranye n'iyobokamana, bakaba batababazwa n'ubukene bukabije bw'abantu. Abaregiyo bagombye guhukurikwa amagambo bavuga bagaragaza urukundo n'ubwitange mu buryo umuryango wemera uko bikorwamo. Umuregiyo ntasabiriza. Nk'uko twavugaga ibyerekeye gufasha abatishoboye, mu butumwa bw'aba baregiyo bagomba kwitondera n'ibyerekeye gusabiriza amafaranga n'ibindi bintu. Baramutse bayasabye bayabona, ariko bishobora kwica umurimo vuba w'abazinduye ujyanye no gukiza roho. Ibyo rero tukaba twabigereranya n'abakurikirana utuntu tudafite agaciro kandi bapfusha ubusa ibindi byinshi by'ingirakamaro. Regiyo ntikora politiki. Nta koraniro na rimwe rya regiyo rizemera gukoresha izina ryawe cyangwa amazu yayo ibyerekeye amatwara ya politiki, kandi ntiryemerewe no guha imfashanyo ishyaka rya politiki iryo ari ryo ryose. Intego ya regiyo ni ukugera kuri buri muntu no kwita kuri roho ye. Si ugukurikirana abatita ku idini yabo gusa, si ukwihata abataye ubukristu bwabo gusa, si abakene n'abarwayi gusa, ahubwo ni abantu bose. Kubona hari abahakanyi cyangwa abapagani benshi bigomba gutera inkunga umuregiyo, akagerageza kubigisha no kubahindura. Ntagomba guterwa isoni n'ibyo bakora bivuguruza idini. Ukwemera n'ukwihangana by'umuregiyo bishobora kugirira akamaro umuntu wihebye utari wizeye kugaruka. Ariko umurimo wa regiyo si ugukiza abamerewe nabi gusa. Kugarura intama yazimiye cyangwa yafashwe n'abajura ni byiza, ariko regiyo igomba kurushaho. Igomba gukundisha abantu ubutagatifu Imana ibashakaho, cyane ko hari benshi batagira aho babugera kandi bibwira ko babutunganyije byose. Usanga hari abakurikiza amategeko makeya ngombwa ngo bazagere mu ijuru. Abo rero umuregiyo yabatera gukunda Imana kurushaho. Agomba kubagenderera kenshi, abereka ko atarambirwa. Padiri Faber yagize ati: intungane imwe ingana n'abagatolika basanzwe miliyoni imwe. Kandi niba nk'uko mutagatifu Tereza wa Avila bitwibutsa, roho itari ntagatifu yifuza ubutagatifu, ku Mana irusha agaciro ibihumbi by'abantu babaho mu buzima busanzwe bunyuranye. Mbega umunezero ukomeye ku muregiyo uyobora intambwe za mbere z'abantu benshi mu nzira ibakura mu mibereho idashobotse ku kwitesha agaciro. Nta muntu ukabije kuba mubi, nta n'ukabije kuba mwiza ku buryo atatezwa indi ntambwe yisumbuyeho. Mubo mugenderera nta n'umwe ugomba gusigara uko mwamusanze. Ntawe uba mwiza cyane byo kuba atakenera ko bakomeza kumwegereza Imana. Kenshi na kenshi abaregiyo bazajya babona abantu babatambukije ubukristu. N'ibyo bibaye ntabwo bigomba gutuma bashidikanya ko bafite ububasha bwo kubagirira neza.